Turongeye turabasuhuje bene data bavandimwe, Imana ibane namwe aho muri hose, aho uherereye hose ubuntu bw'Imana bukomeze kukugeraho. Niba ufite ikibazo Uwiteka azagikemure, hanyuma ukomeze kubaho ushima Imana kandi uhimbaza Imana, kandi twibuka ko hano ku isi turi mu rugendo, ntabwo ariho tuzaguma, igihe kizagera tuyiveho. Buri muntu wese uri ku isi azayivaho apfe, hanyuma ku iherezo rya byose hazaba hari urubanza. Abakoze neza bazajya mu ijuru, abakoze nabi ntibihane bajye mu muriro w'amazuku utazima. Imana rero itugirire neza, aho uri hose ikomeze kukugenderera kugira ngo ukore imirimo myiza izatuma ubaho mu munezero udashira, aho kugira ngo uzabeho mu mubabaro ahubwo udashira. Imana iguha umugisha. Hanyuma ntabwo iyo ariyo ntego twari tuzanye, ahubwo nuko nabyo byari bije, kandi nabyo buriya nabyo bifite impamvu. Imana ibaha umugisha. Tugiye gukomerezaho n'igitabo cya kabiri mu isezerano rishya, aricyo gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko. Igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko ntabwo mu ntangiriro kigaragaza izina rye. Byongeyeho cyakora byemeza ko Mariko wahoze agendana n'intumwa Petero niwe wanditse iki gitabo. Iki gitabo cya Mariko nicyo kigufi mu bindi bine. Ni ukuvuga ngo aka kantu nako ku bantu batari bakazi mwakamenya ko iki gitabo cya Mariko cy'ubutumwa bwiza bwa Mariko ari cyo gito mu butumwa bune bwose. Kandi Mariko yibanze ku bikorwa, akoresha ijambo nka ako kanya, uwo munota. Ayo magambo abiri akunda kuyakoresha, kandi riboneka mu butumwa bwe inshuro nka 40. Mariko yandikiye rubanda rw'Abaroma. Ni ukuvuga ngo hariya muri Matayo twabonye ko Matayo we yandikiye Abayuda, ariko uyu Mariko we yandikiye Abaroma cyangwa abanyamahanga. Mariko 10:45 niwo murongo nyamukuru urimo, hamwe n'uyu uvuga ngo umwana w'umuntu ntiyaje ngo bamukorere, ahubwo yaje gukorera abandi no gufatanya ubuzima bwe kuba incungu ya bose. Nk'uko Mariko ashimangira ku bikorwa by'umugaragu, abyerekanira mu migani 70 y'inyigisho ze, ariko ashyiramo hafi igice cy'ibitangaza 35 Yesu yakoze. Hanyuma twakomerezaho tureba incamake z'ingenzi zibigize ubutumwa bwiza bwa Mariko bwibanda ku mugaragu. Ni ukuvuga ngo hari ikibazo cyajyaga kibaza bavuga ngo Mariko yagaragaje Yesu nk'iki, ariko Mariko yagaragaje Yesu nk'umugaragu, nk'uko twabisomye haruguru. Hatubwiye ngo hari umurongo uvuga ko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi. Kuvuga ngo hano icyo bishobora kutwigisha, twigisha ko twebwe icya mbere y'uko wumva ko umuntu ari we wakagukoreye, uba ugomba kubanza ukamukorera, kuko na Yesu yicishije bugufi, agaragaza ko nawe ataje
gukoresha abantu, ahubwo yaje kubaruhura imitwaro. Imana ibahe umugisha. Izi ncamake rero, incamake ya mbere ni ugutegurwa kw'imirimo y'umugaragu. Tubisanga hariya mu gice cya mbere, umurongo wa mbere kugeza uwa 13. Igice cya kabiri cy'ingenzi kigize iki gitabo ni ukubwiriza k'umugaragu muri Galileya. Wabisanga hariya mu gice cya mbere kugeza ku cya 9 ku murongo wa 50. Igice cya gatatu cy'ingenzi kitubwira kubwiriza k'umugaragu muri Pereya. Wabisanga hariya mu gice cya 10 ku murongo wa mbere kugeza wa 52. Igice cya 4 cy'ingenzi mu bigize iki gitabo cya Mariko ni impuhwe z'umugaragu muri Yerusalemu. Wabisanga hariya mu gice cya 11 kugeza cya 15 ku murongo wa 48. Igice cya 5 cy'ingenzi ari nacyo dusorezaho kitubwira gutunganirwa k'umugaragu w'izuka. Tubisanga hariya mu gice cya 16 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 20. Izo nizo zari incamake z'ibintu byose bigize iki gitabo cya Mariko. Ntabwo tugitinzeho nk'uko twari twatangiye tuvuga ko iki gitabo ari cyo gitoya muri ubu butumwa bwiza bune bwa Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha, tubararikiye gukomeza kubana natwe no mu bindi bitabo bizakurikiraho. Tuzakurikizaho Luka, dukomeze tugenda kuzageza tugeze mu byahishuwe. Imana ikomeze kubana namwe, turabakunda cyane.